Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagushubuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu buva hera n'urukundo rw'Imana no kunesha n'imbaraga. Icyubahiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe hamwe n'abawe. Ndagira ngo tuganire, benshi mugira inzozi mukanazipinga, ariko ahanini burya uba ukwiriye kwita ku byo warose, kuko ahanini Bibiliya iravuga ngo Imana ivugana natwe dusinziriye, dushyizweyo mu gicuku cya nijoro. Kandi iyo Imana iganiriye n'umuntu ntabwo iba igira ngo arangare, ahubwo iba igira ngo abe maso, kubera ko ibyo iganiriye nawe iba yo yamaze kureba ko ari ngombwa. So benshi rero baribaza ngo ese inzozi ni iz'abakristo gusa? Oya, ukijijwe utarakijijwe Imana iragusura. Muribuka umwami Nebukadinezari ntabwo yubahaga Imana habe na busa, ariko Imana yaramusuraga ikaganira nawe, ikavugana nawe, akarota igiti, akarota n'amashami, akarota inyoni, ariko akabona ngo birahungutse, ngo kiraguye n'ibindi. Hanyuma yasobanuza abahanuzi ba Daniyeli bakamubwira icyo bisobanuye. Rero inzozi umuntu arota ni ngombwa ko uzitaho. So reka tuvuge ibi ngibi. Hari inzozi umuntu arota ntaziteho, ariko zamusohoraho akabona kuzitaho. Niba ujya urota abantu bapfuye, ukarota abantu bapfuye mu muryango cyangwa se n'ahandi, wowe urabizi neza ko bapfuye, bifite igisobanuro gikomeye udakwiriye gukeresa no gupinga wumve ko ari ibintu bisanzwe. Ahantu uva hari umwuka uba uri kugukurura, ugukurura baba bari kugusaba icyo bita abazimu. Ni abari abazima bahindutse abazimu. Ni ukuvuga ngo rero imyuka y'abapfu iba irimo igukurura, biba bisobanuye ko ubuzima bwawe buracyakonegise kuri abo bantu. Hari uburyo urota nyogokuru wawe, sogokuru wawe, biba birimo bisobanura ko ubuzima bwawe buracyakonegise kuri abo bantu. Niki rero ukora iyo urose izi nzozi? Icya mbere, ugomba kubyuka ukitandukanya. Icya kabiri, ugomba gushaka uburyo wakorerwa deliverance cyangwa se ugomba gushaka uburyo wasengerwa. Iyo urose izo nzozi, akenshi ibimenyetso bikuranga, ubyuka wahahamutse, ukabyuka ufite ubwoba. So ni ukuvuga ngo rero ukwiriye kubyitaho cyane. Icya kabiri, hari abantu barota intozi, ukabona intozi uri kuzinyuraho cyangwa se ziri kugutondagira. Ukwiriye kubyitaho nabyo, kubera ko intozi zisobanura abadayimoni. Iyo urose inzozi z'intozi, biba bisobanura ko abadayimoni benshi bagiye kukwataka, cyangwa se already bamaze kukwataka. Ukwiriye rero gusenga ucyaha imyuka mibi y'abadayimoni biyoberanya. Ni kimwe n'igihe urose amapusi irimo irakurya, cyangwa urimo urazibona zirwana, urimo urazibona mu buryo bw'inzozi. Ipusi zisobanura ibintu byinshi, ariko ndavuga bibiri. Ipusi isobanura abadayimoni ariko b'abanyamujinya cyane, abadayimoni b'abanyamujinya cyane, abadayimoni b'umujinya. So abadayimoni b'umujinya, umenye neza ko ni abadayimoni babi cyane, ni abadayimoni bashobora kuba bakonegitanye n'imbaraga z'imiryango. Uba ukwiriye rero kwitonda, uba ukwiriye kuba maso, uba ukwiriye no gusenga kugira ngo izo nzozi urota uhagarare neza witandukanije n'iyo myuka. Benshi mugira ubunebwe bwo gusenga,
ariko nanone ukagira n'ubunebwe bwo guhamagara ngo tugusengere. Ntabwo nzi niba ari uko mwagiye muhura na byinshi bitandukanye, ariko kandi biranashoboka ko nyine byagiye bibaho, ariko kandi nanone ni byiza ko umuntu amenya intambwe agomba gutera kugira ngo abohoke. Nshuti yanjye rero, izi nzozi nuzirota ntugire ngo ni ibisanzwe, sinzi impamvu nzisobanuye, ariko hariho umuntu nkurikiye waba warabonye ibi bintu, ukwiriye gusengerwa, hamagara tugusengere. Hanyuma hari umuntu urota akora imibonano mpuzabitsina n'umuntu atareba, kandi akakanguka abona byabaye rwose mu nzozi, ukabona urimo urakora sexe mu nzozi. Ni ukuvuga ngo bifite igisobanuro gikomeye cyane, kibi cyane. Ubaye uri umukobwa, ndakumenyesha ko gushaka byazagorana, ntabwo wazashaka. Nkurahiye Imana isumba byose. Kubera iki? Muri ibi bigirwamana abakera basengaga bizereragamo, hari ubwo abadayimoni cyangwa se nyabingi cyangwa se inkonjo n'ibindi byakeneraga umugore, bakavuga ngo tugushingiye umwuzukuru wa kangahe, umwuzukuruza wa kangahe. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubirota biba bisobanuye ko ufite umugabo wo mu buryo bwo mu ibanga utagaragara. Bivuze ko kandi mu buryo buri spiritual biragoye ko umugabo ugaragara yazemera kubana nawe, kubera ko iteka najya kugutereta azumva hari umwuka umubwira ko uwo mugore ashaka gushaka yarashatse. Niki kiranga bene aba bakobwa? Uramureba ukabona ku isura ni umumama, hari n'igihe baguhamagara ngo mama, mabuja, mabi, kandi urabizi neza ko rwose ntabwo wigeze ushaka. Ni ukuvuga ngo bakwambika masike y'uko uri umudamu. Biragoye rero, abenshi muri kugumirwa mutazi ikintu kiri kubitera. Niba ujya ugira izi nzozi, ndakurahiye nuramuka ubonye ushatse wangaya. Kubera iki? Uyu mugabo w'ijoro afite imbaraga zikomeye cyane, kuko ahora arekarama. Iyo ubonye fiance we ararekarama, akavuga ko adakeneye ko washaka. Niki kibaho rero mu isi y'umwuka? Iyo bigenze gutyo, ubusabwa gusengerwa isengesho tuyoborwamo n'umwuka w'Imana. Ni irihe rero? Ni isengesho rigukorera divorce mu buryo bw'umwuka, ariko noneho tugutandukanya n'iyo myuka, hanyuma tukarisengana nawe. Hanyuma icyo gihe iyo birangiye, inzozi zirahagarara, inzozi mbi zirahagarara. Inzozi mbi iyo zihagaze rero, ni ukuvuga ngo wowe utangira noneho kuba umuntu ubona neza ko uwo muntu, uwo mudayimoni muryamana atagihari. Ku bamama bashatse cyangwa se ku bagabo bashatse, ukabona urakora iyo mibonano mpuzabitsina, bisobanura uburyo bubiri. Bwa mbere, imbere yawe hashobora kuba hari ikigeragezo cy'ubusambanyi ushobora kugwamo. Imana ikabiguteguza ngo ukwiriye kwirinda, ukwiriye kwitonda, ukwiriye kushishoza, ukwiriye kuba maso. Ijuru rishobora kuba riri kuguteguza ngo ukwiriye kuba maso, kuko ushobora guhura n'ikigeragezo, cyangwa se ushobora kugwa mu rwobo rwo kugwa muri icyo cyaha cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashakanye. Kabiri, bishobora kuba bisobanura ko imbere yawe hari umuntu uri guhonda agatoki ku kandi, ugambiriye kukugusha mu mutego. Birakwiriye ko rero uhita wicekinga, ukavuga ngo mu nshuti ifite ninde tuganira, ugerageza kuganisha muri ibi. Hanyuma iyo Imana iramutse ibimanuye gutyo, biba bivuze ko uwo muntu mushobora guhura
aragukonekita umwuka utari mwiza, kubera ko ntabwo Imana igipfa guhaguruka kuburira umuntu ibintu hatarimo ibintu bidasanzwe. Iyo harimo ibintu bidasanzwe nibwo Imana yururuka ikaganira nawe. Nababwiye ko inzozi atari iz'abakijijwe gusa, n'abadakijijwe Imana irabasura, kuko abantu bose Imana ibafiteho uburenganzira, kandi ifite uburenganzira ku muntu wese no kumuganiriza. Iramuganiriza ititaye ngo arayemera cyangwa ntanayemera. Hanyuma rero izi nzozi mbaze kukubwira ukizirota, cyangwa se niba ukizirota nanone iyo washatse, biba bisobanuye ko umudayimoni hari umudayimoni w'irari mubi wanze kurekura amagara yawe, wanze kurekura ubuzima bwawe, aracyatoratora ngo akurwanye. Ku bagabo ho ushobora kubikora gutyo ukisanga utakibashije ayo mabanga, kubera ko uwo mudayimoni wenda yaragendereye kugusenya. Murabona ko hari igihe umuntu ageraho ugasanga yari muzima ariko bamuhinduye utabikenera, reka mbivuge mu kinyabupfura, utabikenera. Noneho ugasanga n'umuryango uri gusenyuka ku bw'iyo mpamvu. So ukibaza ngo byagenze gute? Hari igihe abagabo bamwe na bamwe bajya muri ibyo ngibyo, so aho bagiye bakabakoreraho ubufindo, ariko ntibabashe kumenya ko bakoreweho ubwo bufindo. Bagera mu ngo zabo bakanga, hanyuma bajya ahandi bakumva ntacyo bitwaye, so bagahinduka ibiremba. Ni ukuvuga ngo rero niki ugomba gukora wa mubyeyi we? Ugomba gusenga, ugasengera icyo gikorwa. Kiriya gikorwa nacyo abantu baragisengera, ukagisengera, ukagifatira amasengesho, nk'uko ufata amasengesho kugira ngo ubone minerva, nk'uko ufata amasengesho kugira ngo ubone amafaranga. Why not utasengera ibyishimo by'ubuzima bw'urugo rwawe? Abenshi murabipinga, ariko ni byiza ko habaho gusenga. Ntabwo nzajya ntinda, ariko kandi reka mvuge n'ibi ngibi. Urose wambara ikoti, uri kwambara ikoti, biba bisobanuye ko uri guhabwa imbaraga nshya, ugiye guhabwa imbaraga nshya muri wowe. Iyo urose uri kurya imyumbati, uba ugiye guhura n'ibintu bikomeye imbere yawe. Ibyo bigeragezo uba ugomba gusenga kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kuza kubinesha. Iyo urose uri kurya ibitoki, imvange, imbere yawe haba ari heza. Imana ibiri kukubwira ngo ngiye koroshya ubuzima bwawe, ngiye kugucira inzira. Iyo urose urimo utwara ikinyabiziga, ibinyabiziga biratandukanye. Iyo ari igare, ni urupfu ruri imbere yawe, birakwiriye ko usenga kugira ngo ukureho umwuka w'urupfu ku buzima bwawe. Iyo urota utwaye izi modoka tukunze kwita ngo ni iyicyongo, biba bisobanuye ko ufite ivugabutumwa imbere yawe, uri umukozi w'Imana, ufite ivugabutumwa imbere yawe. Kandi iyo tuvuze ivugabutumwa ntabwo ari ugufata Bibiliya ngo tubwirize. Niyo utanga amafaranga, niyo ufasha abantu burimo uvuga ubutumwa, iyo ufasha abakozi b'Imana burimo uvuga ubutumwa, ntabwo twese twafata microphone kuko nitwahawe ingabire imwe, ariko uba ufite ivugabutumwa imbere yawe. Hanyuma iyo ukunda kurota bakwirukankana, uri kwirukanka, ariko uko kwiruka kwawe ntiwagize iherezo ryako. Kandi icya kabiri, wirutse ukwirukankana ukajya wumva nturi kuva aho uri wowe, ukumva uri kwiruka ariko ukumva ntuva aho uri, ukumva imbaraga ni nkeya, uragenda nk'aho bari kugukurura. Hari ibyo bita gushikwa, urushiko, baba bari kugushika, baba batwaye ifoto yawe hanyuma bagakora icyo bita kugushika. Gushika ni iki? Ni uburyo bafata ubuzima bwawe bakabukurura babusubiza inyuma. Niba wari ufite iterambere bakarimanura, niba wari ufite ubuzima bwiza bakaguteza indwara z'amayoberane, niba wari ufite bizinesi bakatangira gufata izo bizinesi bakazimanura. Niho uzasanga uri guhomba utazi uko bigenze, atari uko utize mate, ahubwo imibare yawe irahari ariko
bari kugushika bakunyaga, bari kukwambura. Hanyuma uba ukwiriye rero gusenga ugakubita imbaraga z'urushiko. Ndibuka n'imbaraga zo gushikwa. Iyo utabishoboye uratuvugisha tukagufasha gusenga. Hanyuma iyo urota rero, iyo urota uri guhoberana n'abantu, biba bisobanuye ko imbere yawe hari ibirori kandi ni byiza ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu arota atwaye bino bimodoka binini bikururana, bya rukururana. Imbere yawe hari urupfu, ukwiriye kwitonda. Imbere yawe hari urupfu. Hanyuma akenshi iyo urota urimo ugenda ahantu mu isayo, mu mazi, mu bihanamanga, birasobanuye ngo hari umwuka mubi w'ibyaha ukuriho, ukwiriye gusenga. Hari abantu bajya barota bambaye ubusa. Kwambara ubusa, iyo urota wambaye ubusa, biba bisobanuye ko ubuzima bwawe uri kugerageza kwiyeza. Uri kwiyeza, ariko Satani arakurwanya cyane. Iyo urota ujya ku bwiherero, birasobanuye ngo ibyaha biri kukuvamo, imyanda watuye Imana irimo irayigukuramo, n'ibyo wariye irimo irabigukuramo, izaguhumanije irimo irabigukuramo, ibikunaniza irimo irabigukuramo. Oh haleluya, dohila stifo eno sinzi. Hanyuma iyo urota rero, iyo urota inzozi wicaranye n'abantu benshi, urimo uhagaze imbere yabo, bari imbere yawe, wowe uri imbere yabo, bisobanuye ko muri wowe harimo ubutware bwo kuyobora, harimo ubutware bwo kuyobora. Ndagira ngo rero mbamenyeshe ko kuba dukurikirana hano kuri uru rubuga, iki gisata nacyo cyo gusobanura inzozi, kumenyesha abantu ibyo barota, nacyo tujya tukigira. Uyu mwanya tujya tuwugira wo gusobanura inzozi. Rero Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. Nimero yacu ni 0780289885, ku bari Australia, Canada, Belgique, Oman n'ahandi hatandukanye, ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mutuvugishe, hanyuma ku byo udasobanukiwe tugusobanurire. Hari inzozi nari nibagiwe kubasobanurira. Iyo urota wambaye ubusa mu birenge, ukarota nta nkweto wambaye, bisobanuye ko agakiza kawe cyangwa se umurimo wahamagariwe ntabwo uhagazemo, Satani yakwambuye iby'agaciro. Iyo urota rero uri kugenda ariko wambaye inkweto, cyangwa se urota umuntu akwambika inkweto, Yesu, Imana ibiri kukwambika imbaraga zo kuyikorera no kuyivugira. Izo nzozi rero nazo ni nziza cyane, n'iz'umugisha ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe rwose, kandi ikomeze kubarengera. Ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye, ni ibihe abahanuzi babuze, ni ibihe abavugabutumwa babuze, ariko kandi si uko nyine badahari, ahubwo ni ibihe dusohoyemo. Imana yavuze, ntabyo yavuze kitagomba gusohora ku bantu. 2017 Imana yaratubwiye ngo umuntu agiye kujya ashaka uwo gusengana nawe amubure. Ijwi ry'Imana icyo gihe ntaho utagiraga ngo baguhanurire, ariko ubu ndatekereza ko kubona umuntu w'Imana buri wese yihugiyeho. So rero ni igihe cyo gukanguka ugasenga, ni igihe cyo kuba maso ugasenga, ni igihe cyo kubana n'Imana ugasenga. Imana rero ikugirire neza. Father, mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe, mu byo babona, mu byo barota, ubahe ubwenge bwo gusobanukirwa no kumenya. Kumenya ni ishingiro ry'ubwenge, kandi ubwenge butuma umuntu atagwa mu mitego y'umwanzi. Imbaraga n'ubutware n'icyubahiro no kunesha no gukomera bikomeze kuba iby'Imana, mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka. Ndagushimiye ko uyu mwanya w'ingenzi, uyu mwana wawe ankurikiranye, aguye kuri ubu butumwa n'iki kiganiro cy'inzozi. Kandi inzozi akenshi abantu barota zibasohoraho babyemera batanabyemera. Ndasenze rero kuko ubwo buryo ari uburyo bwiza ugiye kujya uvuganamo n'abantu bawe, kubera ko abahanuzi
abavugabutumwa babuze, kandi ari igihe nyine gisohoye ku bantu, uhisemo kujya uvugana n'abantu mu nzozi, buri wese ukamusura. Hanyuma rero ndinginze cyane kugira ngo ukomeze abawe ubahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana n'ubugingo bw'iteka ryose bube ku buzima bwa buri wese. Ndatura umugisha, ndatura ubuzima, ndatura imbaraga, ndatura kunesha, ndatura gutsinda, ndatura ubudahangarwa, ndatura ikibaro cy'Imana kuri buri muntu wese mu izina rya Kristo Yesu. Urwaye nakire, uboshye nabohoke, ufite imbaraga nke ntayakire imbaraga nyinshi. Bisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom. Ari kumwe na Apostle Prophet Evode.